ariko n'uyu muntu utizera ariko wibereye mu byaha uwo nawe Imana ikeneye ngo abanza bivemo ayimenye uwo nawe namusengera agakizwa kimwe nuko n'umunyamahanga ni umunyabyaha nyine nawe ashobora kuza wenda adakijwe ariko yizeye Imana ndamusengera bya byaha bye kubera ko Kristo niwe ukuraho ibyaha nkamusengera yarangiza Imana ikamutabara ubundi Yesu agasigara ahangana na bya byaha agasigara ahangana n'ibyaha bye hanyuma se nk'ubu urabona ushobora kwizerera umuntu byo cyane wenda ukamusengera agakira ushobora kwizerera umuntu ukamusengera Imana ikamuha umugisha ese mu gihe cyo gupfa kwe cyangwa se cyo gutaha cyo gutabaruka no kwitaba Imana yego ese ngo no kujya mu ijuru buriya birashoboka ko wamwizerera akajyayo uko wambaye ni kugaragara uko ugaragara niko gaciro kawe ntabwo bigoye muri Best Fashion Designer nitwe twakwambika ukaberwa tudoda imyenda y'ubwoko bwose ku ngeri zose yaba iy'abagabo abagore ndetse n'abana mu bunararibonye n'ubuhanga twihariye turakudodera made in Rwanda uzambara buri wese akibaza aho waguriye muri Best Fashion Designer uretse kuba tukudodera modeli zose watekereza tunagufitiye imyenda yuzuye uradusanga i Musanze hepfo ya Kiliziya cyangwa uduhamagare kuri 07898493 uranadusanga hose ku mbuga nkoranyambaga Facebook, TikTok na Instagram twitwa Best Fashion Designer. Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV, reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kuba tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatiye uru rugendo, nkifatira uyu mwanya, mwaza kongera kubashakira abakozi b'Imana, abavugabutumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero twagiriwe umugisha n'Imana kwemera kutugarurira umukozi w'Imana, umuvugabutumwa, umuhanuzi wacu, umuhanuzi w'Imana, umuhanuzi w'abantu, Marie Louise. Karame. Haleluya. Amena. Marie Louise. Karame. Meze gute? Meze neza cyane. Yesu ashimwe. Nahimbaza. Hari umuntu nigeze kunyuraho icyo gihe nari nambaye neza, Imana yabyemeye. Ndangije arambwira ngo ngo Emi wambaye neza pe. Ndavuga ati urakoze. Bishatse kuvuga ngo impamvu yambwiye ngo nambaye neza nuko yari yabibonye. Yari yabibonye. Nuko kuvuga ngo rero nanjye mbere yuko nagira ikiganiro n'abantu badukurikiye bari kubibona ko wambaye neza. Murakoze cyane. Kuvuga ngo agapira gasa n'agatambaro. Aba yabibonye cyane rwose. Kandi aho ngaho n'izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yego. Igihe twambariye nabi ni kinini kirahagije. Yego nyine iyo umuntu akubwiye ngo wambaye neza ijuru hita rivivura reka ngo twakoze akazi. Yego. Mbere yuko dutangira by'umwihariko reka mbanze nshimira aba bantu binjiye bemeye kwinjira mu muryango Ndabirambiwe TV bagafata umwanya bagakanda subscribe. Ari abantu tugira ukurikira ikiganiro cyangwa se hari abantu tugira bakurikira ikiganiro ariko ugasanga umutima wo gukanda subscribe ntawagira cyangwa se ugasanga kugira ngo akande subscribe uyu munsi nabo bawugire abo batawugira. Yego. Turabasabira yuko nabo bawugira kubera ko nabo Imana iba yaduhagurukije kubera ukuntu ibakunda. Yego. Ikavuga ngo muze kuri YouTube kugira ngo abantu banjye babone ubuzima, babone ibyiringiro, bongere kugira ibyishimo. N'uwo muntu rero utagiraga uwo mutima uyu munsi turamukumbuje awugire niyongere gutambuka gutyo gusa. Yego. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere cyo wenda nakubwira, hari abantu baba bagira umutima cyangwa se impuhwe cyangwa se urukundo ku buryo umuntu akurikira ikiganiro gusa akigifungura agahita yumva yakanda subscribe. Ni ukuvuga ngo turabura abantu bakenga twuzuza 2020. Niba wifuza kudushyigikira cyangwa se umurimo w'Imana ugatera imbere ugakorera umugisha, wakanda subscribe hanyuma tugakomeza kuzamura umurimo w'Imana, hanyuma n'ivugabutumwa muri rusange n'iyobokamana bikarushaho gutera imbere no kwamamara, tugakorera Imana mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Hanyuma mbere yuko dutangira reka babwire abantu badukurikiye bwa mbere kuko abasanzwe bakurikira Ndabirambiwe TV bo barakuzi neza cyane. Abadukurikiye bwa mbere reka tubibwire ubundi njye nawe tugiye kwinjira mu ivugabutumwa, tuganiriza abantu,
tubazanye, narakubwiye ngo bawemerewe kumbaza, mba nemerewe kukubaza, yego n'abana badukurikiye bemerewe kujya muri komenti bakatubaza cya kintu batubajije. Njyewe nkavuga ati njyewe ndahamagara Louise agaruke, cyane ko Imana yatugiriye umugisha cyangwa se yatugiriye neza, tukaba tunaturanye ku buryo kubona bitangoye, kubona bitakugoye. Ibyo ngibyo rero bikamfasha cyane gukomeza gukora uyu murimo kandi ibintu bikagenda neza. Niyo mpamvu tujye kubanza kubibwira, hanyuma ubundi tukinjira muri wa mwanya wacu mwiza wo kuganira. Imana iguhereze umugisha. murakoze. Haleluya, haleluya. nk'uko bisanzwe ku bashyitsi n'abari bankumbuye, amazina nitwa Imana Marie Louise, ndabakunda cyane. Yego, Uwimana Marie Louise. Yego Marie Louise, ubu twageze mu mwanya mwiza wo kuganira. By'umwihariko mbere yuko tuganira, reka tubanze twiragize Imana, tube hagati y'amasengesho. Imana ibane nawe, Imana ibane nanjye, by'umwihariko Imana ituyobore. Reka usenge kugira ngo Imana y'amahoro izibane natwe mu isengesho, mu biganiro tugiye kugirana, by'umwihariko mu ivugabutumwa muri rusange. Imana iguhereze umugisha. murakoze. Reka duce bugufi dusenge. Yego, Mana nziza, Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, turagushimiye kandi ku bw'aka kanya n'ubundi wongeye kuduha. Tugushimiye ko wongeye kudugirira icyizere, Data Nyiringabo, tukaba tuje imbere y'ubwoko bwawe bukomeye, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye ko wongeye kudutuma ku bwoko bwawe Yesu, ngaho abana nawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Icyo ducyashye ni imbaraga z'abadayimoni, badayimoni bavanga n'abarogoya, turatwitse turabakongoye, turananiza imyuka mibi y'uburyo bwombi, turafatamira imbaraga z'abarozi. Tegeko uganze wiheshe icyubahiro, Mwami Imana, ntaba ari twe, ubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tukweretse imitima yose Data Nyiringabo igukurikiye kandi igukeneye, uyigirire neza kubera ko ushoboye byose, mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ikibazo cya mbere kiragira kiti, Yego. uyu munsi uratambuka, uyu munsi nkatambuka, uyu munsi umuntu udukurikiye aratambuka. Yego. Ninde bari kuvuga ni Emmy? Ninde bari kuvuga ni Marie Louise? Ninde bari guciraho iteka ni wowe? Ninde watukanye ni wowe? Ninde uhora wimuka mu mazu ni wowe? Ninde watwaye abagabo b'abandi ni wowe? Ninde watwaye abagore b'abandi ni njyewe? Ninde wirirwa, ninde indirimbo yabaye Emmy, indirimbo yabaye Louise, indirimbo yabaye Claudine, indirimbo yabaye Chantal, indirimbo. Yego. Ese kugira ngo uruvugo rukuveho cyangwa se kugira ngo abantu bareke kukuvuga, uzakora iki? Uzitwaza iki cyangwa uzifashisha iki cyangwa se uzashakisha iki? N'ubuhe buryo wakora kugira ngo abantu barekere kuvuga, by'umwihariko nk'uko abantu benshi baravugwa, cyangwa se wenda akankubaze aka kantu ukansobanurire neza, kanavugemo amagambo make yanavuze byinshi kugira ngo bitagucanga. Mu gihe umuntu bamuvuze cyangwa umuntu bakamwanika cyangwa umuntu bakamwandagaza, umuntu yakora iki kugira ngo abantu bareke kumuvuga cyangwa kumuca intege? Urakoze cyane. Nk'uko nyine ubivuze gutyo, wenda nk'urugero utanga abantu batabyumva ngo bumve ngo Emmy niko yatwaye abagore, cyangwa ngo bagire ngo njye Louise niko natwaye abagabo. Oya, ariko uyu munsi wa none nubwo atari ibyo uri kuvugwa, umuntu uri ku isi ntabwo abura icyo avuga. Ariko iyo wabyumvishe ukicecekera ugasenga, icyo nicyo kijya gikuraho amagambo. Ariko nanone mbibutsa ko amagambo ntabwo ajya ashira, usibye ko Imana iyahindura. Niba umuntu yakuvugaga nabi agahindura akakuvuga neza, ariko iyo wasenze kandi nanone umuntu yakumva bamuvuga nabi, ntavuge ngo n'ubundi ngo niko bambona niko bamvuga ngo reka mba ariko nkora. Oya, ibyo bakuvuga wiba ari byo ukora, ubwo we garagaza ishusho yawe ya nyayo nziza, bitume nugerekaho no gusenga bizatuma abantu bahinduka, bitume bahindura amagambo. Yego, hari umuntu uherutse kumbwira akantu, arambwira ngo burya Emmy, umuntu nakuvuga, hari uzakuvuga uko biri, cyangwa hari uzavuga ukuri, ariko hari n'uzakuvuga ariko kubeshera cyane rwose. Ruvuga ngo ese umuntu ashobora kuza kukuvuga akakwicara akakwitendekaho ariko kubeshera birashoboka? Birashoboka cyane. Birashoboka cyane ko hari abantu bazi guhimba inkuru akayishakira ibirungo pe, inkuru agashyira mbese akayiryoshya, akagenda akayitereka hariya cyane. Abo bantu babaho, nawe ubwawe wayumva ukikanga. Amina. Abo bantu bibaho, umuntu akaguhimbira rwose, ariko icyo gihe nibikugeraho cyangwa n'undi udukurikiye bikamugeraho,
uzakomere. Birashoboka ko n'Imana nayo iba yabyemeye yuko iyo kanzu yambara uyu munsi, uwo munsi y'urubwa cyangwa se yo guhimbirwa iyo nkuru, ariko Imana iba iri hafi kugira ngo irebe kwihangana kwawe ikwambure iyo kanzu. Birashoboka cyane. Birashoboka cyane. Hanyuma uyu munsi hari umuntu ushobora kuba yarasebye mu muryango we, hari umuntu ushobora kuba yarasebye mu muryango w'umugabo we, birashoboka cyane cyane kugeza uyu munsi ku buryo yabaye igicibwa mu rugo rwabo cyangwa se no muri karitsiye n'ahandi hose. Hari umuntu uba warabaye igicibwa ku buryo n'abantu bampamagara bakatubwira ati Emi, mfite icyangiro mu nsengero, Imana inkoreye icyangiro. Yego. Ese ni irihe sengesho twasenga by'umwihariko nkawe unahanura n'Imana ikanagukoreramo, twese Imana ikadukoresha imirimo n'ibitangaza? Ni irihe sengesho umuntu yasenga ko abantu batwandikira bakanaduhamagara batubwira ngo nta sengesho tutasenze ribaho ariko nta kintu gihinduka? Ubundi Emi, murakoze. Icyangiro byo ndabizi kirahari, kiba gihari ku bantu basenga cyane cyane, ariko iyo ni intwaro Satani yitwaza kugira ngo ananize abantu ndetse anabakure ku Mana. Ariko ubundi nasanze neza ikintu Satani ashoboza abantu ni ubwoba abanza kubatera. Iyo yaguteye ubwoba aba yagushoboye. Rero icyo cyangiro iyo wamenye ko kikuriho, nta kindi n'ubundi gikuraho ibyo byose uretse gusenga. Nta kindi gikuraho ibyo byose, njyewe ngira ngo ni ugusenga. Imana iguhe umugisha. Amen. Mama Salomo, Louise, Mama Emmanuel, Mama Iranzi, ubu naraborotse amazina. Nayo ngayo. Uri umuhanuzi ushobora kwicara hano cyangwa se uri umuhanuzi uri umuhanuzi nzi usengera abantu benshi pe, haba mu buryo bwo guhuza amaso, kuko hari igihe ugira gutyo ukagera no kwa muganga wenda ugasengera abantu. Hari abaguhamagara kuri telefone bo hafi ya bose ni benshi by'umwihariko n'umuntu waguhamagara wenda ntagufatisha uwo munsi. Hari n'igihe mu rugo iwawe haba n'amareza, hari nanjye ngo uhamagara bikanga cyane rwose. Abenshi ntibanabyumva rero. Nicyo kibazo. Ariko burya hari abantu baba batazi gusiteresa umuntu, agahita asiga akamesaje ati nababuze. Buriya biba byiza bundi kwise bandika nko kuri WhatsApp, kuko kuri WhatsApp byanga byakunda umuntu ahita yibona vuba akabasha no kugusubiza, kuko mesaje yarigeze ziba nyinshi bikagorana. Ariko nta mpamvu yo kwirengagiza intore zitakira Imana ku manywa ndetse na nijoro. Umuntu mweretse kumbwira ati Emi, kubera iki umuntu asengera ikintu kandi Imana itubwira ngo ni muntu akiri ku manywa na nijoro nzabatabara, mukomange nzakingura, ariko tugakomanga tugataka tukagenda ukajya gukorera peri muri kubwira Imana ni uri gutabaza mu ntabaze ndabatabara. Umuntu akagira umubyeyi mama warwaye ariko akagenda ari gutabaza ati Imana rengera mama wanjye, rengera mama wanjye. Umugabo we baba bari kumubeshyira cyangwa yakoze n'ikintu ari dosiye agatabaza ati Uwiteka nukureho umugabo wanjye iki n'iki, Mana akanarira. Wenda ngiyewe kanihereze nk'urugero, nkagira nk'ikibazo cyo kuvuga ngo nkeneye amafaranga yo kwishyura inzu, nkatabaza ati Mana, nkatabaza ati Mana birancanze, biranze Mana, biranze, ariko n'ubundi bikarangira bayinsohoyemo. Kandi nagize ute? Natabaje. Ese ni ukubera iki? Biterwa n'iki? Ni isengesho ribi? Ni ugusenga nabi? By'umwihariko wenda dufashe utuganirize. Urakoze. Akenshi hari igihe atari n'isengesho ribi pe, ariko nanone kubera ko nkunze kubwira abantu ngo Imana ikunda icyubahiro cyayo, kandi nuko gutabaza kwawe iba yakumvise pe. Hari ibyo yemera, wenda nk'umuntu urwaje, nigeze nakubwira ukuntu nagiye kwa muganga, Imana irabyemera, njyamo serumu, ariko kwari ukugira ngo nongere mbone imirimo y'Imana. Hari igihe nyine tuba tubona Imana itatwegereye, ariko wabona ikigeragezo cy'undi cyangwa igisubizo cye, ugahita ubona yuko koko Imana none hihari. Hari ibyo yemera rero kugira ngo yiheshereze icyubahiro ku buzima bwawe. Ikizima ni uko usenga ugategereza kandi wizeye. Imana ntabwo ijya yirengagiza, irumva kandi irasubiza. Hanyuma ntatinze navuze amagambo menshi, reka twigire mu ijambo ry'Imana kugira ngo Imana izibane natwe, hanyuma dusengera abantu badukurikiye. Ese uyu munsi umuntu aramutse aguhamagaye atizeye, akaguhamagara atizeye, akavuga ati nshaka kunsengera, ukamusengera, uwo muntu Imana yamukorera igitangaza kandi atayizeye? Aho hantu
wenda tugiye kujya dukosoraho nk'abantu ho gatoya. Umuntu utizeye uramusengera Imana ikamusubiza byo, ariko nanone hari umuntu ubyumva gutyo yibereye mu byaha nta na gahunda yo kubivamo afite. Uwo muntu akaguhamagara ukitaba telefone ngo nsengera, ngo waravuze ngo gusengera n'abatizeye. Imana igira ikintu iheraho Emi. Uwo muntu utizeye ni wa muntu wahuye n'ibigeragezo, ni wa muntu wahuye n'ibigeragezo, umuntu wahuye n'ibigeragezo noneho akabona Imana yatinze kuza. Uwo muntu utizeye rero ni wa muntu wasenze agahura n'ibigeragezo akabona Imana yatinze kumugeraho. Uwo nguwo ndamusengera rwose nkamwizerera Imana ikamutabara. Ariko n'uyu muntu utizera ariko wibereye mu byaha, uwo nawe Imana ikeneye ngo abanza bivemo ayimenye. Uwo nawe namusengera agakizwa, kimwe nuko n'umunyamahanga ni umunyabyaha nyine nawe ashobora kuza wenda adakirijwe ariko yizeye Imana, ndamusengera bya byaha bye kubera ko Kristo niwe ukuraho ibyaha, nkamusengera yarangiza Imana ikamutabara, ubundi Yesu agasigara ahangana na bya byaha bye, agasigara ahangana n'ibyaha bye. Hanyuma se nk'ubu urabona ushobora kwizerera umuntu byo cyane, wenda ukamusengera agakira, ushobora kwizerera umuntu ukamusengera Imana ikamuha umugisha. Ese mu gihe cyo gupfa kwe cyangwa se cyo gutaha, cyo gutabaruka no kwitaba Imana, yego, ese ngo no kujya mu ijuru buriya birashoboka ko wamwizerera akajyayo? Icyo kibazo kirakomeye ariko birashoboka. Umva ukuntu bigenda. Yego, njyewe uwo muntu mu gihe cyo gupfa kwe nagiriwe umugisha nkabimenya, cyangwa se nawe akamenya yuko ari mu minsi mibi, yego, ndagenda nkamwatuza, yego, yakwatura akizera Imana, Imana iyo imucyuye imuha n'ubugingo. Yego cyane rwose. Hari abantu benshi iyo hari nk'abantu benshi baba bapfuye byarangiye, ugasanga umuntu yapfuye ku buryo anakanguka akakubwira ati mvuye ikuzimu, mbonye nabonaga abamarayika bari kunkurura, nabonaga mbona bambaye ibi bintu by'umukara. Biriya bintu nibyo cyangwa no kutubesha? Uzi se nyine kubera ko nkunze kuvuga ngo irondo ryivanze n'ibisambo, umuntu azaza niyumva ubuhamya bwawe abukore kopi, ariko nanone ndabyizera yuko bibaho. Hari umuntu uba ugiye mbese ijuru kuba atashye igihe kitageze, wenda nka Satani amwibye, Imana ikareba ikavuga ati uyu muntu yararushye, yarababaye, yanshakishanyije umwete, ariko ikareba ikabona yari indwanyi nziza y'Imana. Aleluya, amen. Imana ikareba ikabona yitangaga muri byose, Imana ikareba ikabona mbese yabihombye muri make, kuko hari abantu Imana ibura ikabona irahombye. Yego, noneho yarangiza kwa kundi abasinzira agakanguka avuga ngo nari napfuye nari nagize ute, cyangwa se mo kimwe wa muntu ugasanga yariraye, Imana ikabamera nk'umusinzirije, ikabanza ikamwereka ibyo ataratunganya, ikamwereka ati dore aho uzajya, cyangwa se ikamwereka aho uzajya ni kwa Satani, nukora nabi hari ibyo utaruzuza, cyangwa se nukora neza uzaritaha ijuru. Uwo muntu agarukana imbaraga, nshuti yanjye, agarukana imbaraga naho yatinyaga kugera hajya, kugira ngo yuzuze umurimo w'Imana we yaragiye atagize ute. Mbese abaje abona ko bya bintu biri seriye, uwo muntu akorera Imana nta n'icyamwitambika. Yego, ibyo bintu bibaho. Reka twigire mu ijambo ry'Imana kugira ngo tudatindira abantu badukurikiye, by'umwihariko hari abantu bakunda ijambo ry'Imana baba bakeneye kumva icyo Imana irabavugaho. Yego, hanyuma ubundi Imana ize kubana natwe. Karibu, ndakwakiriye. murakoze. Imana ibaha umugisha. Abantu badukurikira kuri Ndabirambiwe TV turabakunda cyane, tubifuriza ibyiza. Yewe wowe watabawe, Imana ishimwe ihabwe icyubahiro. Nawe utaratabarwa, humura, Imana irahari kandi iri mu kazi. Cyambere ni ukwizera, ukagira ibyiringiro, ugakomera muri Kristo Yesu, nk'uko ijambo ribivuga ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni ngo utabasha kunyeganyega. Reka nkubwire, wizeye Imana nta kintu cyakunyeganyeza. Ikigeragezo uko cyaza gisa kose ntabwo cyakunyeganyeza, kubera ko Imana uba uzi yuko iri muri wowe. Imana ikurimo cyangwa se wiringiye wakurikiye, uba ubizi ko ikomeye kandi ntabwo inyeganyezwa. Nawe uba wumva rero utanyeganyezwa
n'ibibonetse byose mu izina rya Yesu. N'abazaniye ijambo, Imana yampaye ijambo tugiye gusoma mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 17. Ntabwo ndi butinde, turagera kuri 20. Yesu nashimwe. Nkaba nifuza ko wazana umutima wawe, wazana ibibazo ufite, tugasomanira ijambo, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Haleluya. Amen. Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 17 aravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi, ubwo nyine n'abandi bantu. Haleluya. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikiye ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Amen. Yesu nashimwe. Haleluya. Yesu nashimwe. Ngo ni ukuri ngo umuntu uri muri Kristo Yesu, birashoboka ko narisomye gahoro iryo jambo, ariko ni Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 17 usoma ugeze kuri 20. Ariko ngo umuntu uri muri Kristo Yesu, umuntu uri mu Mana, umuntu uzi uwo yakurikiye uwari, umuntu utakinyeganyezwa n'amagambo, umuntu mbese umuntu urimo neza mu Mana muri Kristo Yesu, azi ko arimo neza, ngo yahindutse icyaremwe gishya. Nshuti yanjye wowe dukurikiye, wowe uri kumwe natwe, uyu munsi ndakwifuriza guhinduka icyaremwe gishya, ube muri Kristo neza. Haleluya. Ngo nk'uko ngo Imana itwingingira muri Kristo, yemeye kumutanga ari umwana w'ikinege, yaramukundaga cyane. Ese ubwo wowe ntabwo igukunda? Nawe iragukunda kuba yaremeye gutanga umwana wayo kugira ngo ikuronke. Haleluya. Amen. Ngo none ngo natwe ngo turabinginga, Kristo ari kubahendahendera muri twe. Nubona umuntu yaje, umuntu w'Imana yaje kuri kamera, ibyo jya ubiha agaciro. Yesu aba ari kugushaka. Nubona umuntu w'Imana yaje kuri kamera gutya, ibyo ntukabikerese. Iyo mbese ujye ubifata nk'andi mahirwe mashya yaje ku buzima bwawe. Ni Kristo uri kuguhendahendera muri njyewe, wamwemereye nkaza kuri kamera, ariko ukumendahenderamo kugira ngo ubwo bugingo buronke, kugira ngo agutabare, kugira ngo akubwire yuko ibyawe nubwo bitinze ariko biraje, humura. Haleluya. Ndakwingingira kwizera, ndakwingingira kutarushya umwuka w'Imana, ndakwingingira kwemerera Kristo kuko ari kukwinginga. Ntabwo Imana ikoresha agahato, ntabwo ihambira, oya, iri kukwinginga. Nshuti y'Imana, iri kukwinginga, ahubwo uyemerere. Iri kukwinginga uyu munsi, ntiwinangire umutima, kubwira ijambo, wemere kuba mushya, kandi wemere ko wingingwa na Kristo, wemeye kunyicaza kugira ngo akubone. Humura, Imana iratabara. Njyewe nabonye Imana mu bihe bitandukanye, njyewe ndi kubikubwira, nabonye Imana. Nawe rero ndakwifuriza kuyibona, kandi irahari ku buzima bwawe. Imana ibagirire neza. Munyemerere, ni ukuri uko umuntu ashaka amavuta meza, uko umuntu afata urugendo agatega, ngo uyu munsi ndajya mu isoko rya Kigali, uyu munsi ndajya mu isoko, uyu munsi iki n'iki ndi guteganya kujya hanze mu gihugu runaka, nzajya gushaka y'ubuzima. N'uyu mubiri w'inyuma turi guhirimbanira, uyu munsi uhirimbanira umubiri w'imbere, uhirimbanira umuntu ukubamo imbere, uko ushaka gusa neza.
aba ari nako n'uyu muntu w'imbere asa neza muri wowe, kandi Imana izakugirira neza. Uyu muntu w'imbere nasa neza, impinduka iza. Uyu muntu w'imbere nasa neza, igisuzuguro kizakuvaho. Uyu muntu w'imbere nasa neza, ubutayu n'uma bukuruhije burarangira. Uyu muntu w'imbere nasa neza, iki cyangiro kirakuvaho mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibamere umugisha. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma reka dutange nimero yawe ya telefone ku buryo hari wakwifuza gusengana nawe cyangwa se hari wakwifuza kuganira nawe by'umwihariko bijyanye n'ijambo ry'Imana. Hari n'abantu bajya barota inzozi batajya basobanukirwa izo arizo, bakaba baguhamagara ukabafasha gusenga. Baduhamagara. Imana iguhereze umugisha. Ndagushimiye. Hanyuma rero reka ngushimire mbikuye ku mutima ku mwanya wafashe no kwemera kuza kwicara aha ngaha imbere y'imbaga nyamwinshi y'abantu, ukabaganiriza, ukababwira. Hari ibyo basobanukiwe, abasanzwe biga hari ibyo basobanukiwe. Imana iguhereze umugisha. Amen. Ni ikihe kintu kimwe uri kumva wabwira abantu badukurikiye by'umwihariko turi kugana ku musozo? Abantu badukurikiye kubera turabakunda cyane, ikintu nababwira cyangwa nabasaba, ndabasaba guhinduka. Nicyo kintu, icyo cyifuzo ndagihorana. Ndabasaba guhinduka nk'uko uhindura umwenda wambaye uyu munsi, ejo ntuba ariko wambara. Aba ari kunasuzuma uwo uri we uyu munsi, niba agakiza kawe kagihagaze neza, rebe niba kataranyeganyeze, wongere ugakwikire gakomere, wongere agakiza kawe. Aleluya. Wongere ushaka agakiza kawe, ushakishaho katakare, wongere ugatore. Imana yo mu ijuru ibamere umugisha. Abantu badukurikiye turabakunda, tutibagiwe abashinzwe umutekano, ingabo z'igihugu, nabo turabakunda. Imana ijye ibaha umugisha, uburinzi bw'Imana bujye bubabaho cyane. Amen. Nimero ya telefone 078 245 45 n'ubundi 59. Yego. Iba no kuri WhatsApp. Yisubiremo njye ntabwo nayumvishe neza. 078 yego 245 45 n'ubundi 59. Reka dusoze usenga. Imana iduhereze umugisha, n'abadukurikiye bose tubasabire umugisha. Ni karibu. Imana iguhereze umugisha. Reka dusenge. Mana yacu nziza, Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, nanone turagushimiye kubanye natwe mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye ko udushoboje Data Nyiringabo Imana kugabura ibyo wari waduhaye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, iri funguro duhaye gutanga, udufashe abarirya bose, ntihabonekemo abananutse Mana, ntibabonekemo abaguye umwuma. Buri wese akomezwe n'iri jambo, buri wese akomere Kristo, buri wese ahindurirwa amateka. Iri jambo rikiza abarwayi, iri jambo Data Nyiringabo Imana, ayiwe Data urikoreremo imirimo ikomeye. Urakoze ko wumvishe gusenga, komeza gutegeka no kuganza no kwesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen.